laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mu by'ukuri mwaziwe n'intumwa ibaturutsemo, azizun alayhi ma anittum, igorwa n'ibyo mugorwa nabyo, harisun alaykum, ndetse inaharanira kubageza ku muyoboro, bil mu'minina raufur rahim, ndetse iyo ntumwa yoroheye abemeramana, inabafitiye impuhwe. Iyi ni aya igaragaza ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah. Sinibyo gusa, inagaragaza imiterere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. No mu kugira ngo tugaragaze agaciro k'iyi ntumwa, nuko tuvuga amagambo ya Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, Allah amurinde, yavuze kuri iyi aya ari gusobanura usulu thalatha. Ageze kuri ririya jambo rivuga yuko iyi ntumwa igerwaho n'ingorane natwe tugerwaho nazo, yaravuze ati wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam, ngo n'intumwa ya Allah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, yashukku alayhi, igorwa ma yashukku ala ummati, n'ibigora umma yayo, wa kana la yuridu laha almashaqqa, kandi intumwa ya Allah sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yabaga ishakira umma ye ukugorwa, wa innama yuridu laha alyusri wassuhula, ahubwo yabaga ashakira umma ye ukorohererwa. Walidhalika, no kubw'iyo mpamvu, jaat shari'atuhu sallallahu alayhi wa sallam sahlatun samha, amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaje yoroshe